Yes, most welcome. Nizeye yuko mukomeje gushima Nyagasani mu buzima muherereyemo bwose bwa buri munsi. Ibi ni ibintu bine uba ugomba kwibuka buri munsi uko umunsi utambutse. Buri munsi haba amanywa haba ijoro ugahora uzirikana ano mahame navuga ngo cyangwa se bino bintu bine kugira ngo ubuzima bwawe burusheho kugenda neza. Ikintu cya mbere ugomba kumenya yuko ahahise ntabwo hashobora guhinduka. Ni ukuvuga ngo iyo ibintu byarangiye muri ubu buzima cyangwa se kuri ino si biba byarangiye. Niba ejo ibintu byabaye ku munsi w'ejo ntabwo bishobora guhinduka. Ibyo ngibyo nyine urumva ikintu bigufasha kugenda ufata amahitamo meza y'ubuzima. Bigufasha kugenda uvuga uti wenda mfate amahitamo meza y'ubuzima, kubera yuko ikintu iyo cyabaye sinshobora gusubiza ibihe inyuma cyangwa se sinshobora gutuma igihe gisubira inyuma. Ahahise ntihashobora guhinduka. Icyo ni ikintu cya mbere. Noneho ikintu cya kabiri, baravuga ngo ibyishimo n'umunezero biri imbere muri wowe. Akenshi muri ino si buri muntu wese uri kuri ino si ahora ashaka kubaho, yabaho mu munezero, kuba yabaho mu byishimo. Ariko ikintu cya mbere ugomba kumenya muri ubu buzima nuko niba ukeneye umunezero, niba ukeneye ibyishimo biri imbere muri wowe, ahangaha ndagira ngo mbisobanure. Ni ukuvuga ngo hari abantu benshi uzasanga wenda akeneye kwishima, se akeneye kubaho mu munezero, ariko ugasanga ari kubishakira wenda se mu nzoga, mu matabi cyangwa se mu nshuti. Oya, ibyishimo bituruka imbere muri wowe kandi ukabigumana ku buryo nta kintu gishobora kubikwambura, kubera yuko murabizi yuko kuri ino si nta kintu na kimwe gihora uko cyari kimeze. Ibyishimo n'umunezero no kubaho wishimye bituruka imbere muri wowe, noneho ukagenda ubisakaza mu bandi. Wijya mu bandi ushaka ngo batume wishima, batume unezerwa, cyangwa ngo unywe bino bintu kugira ngo wishime. Oya, icara ukore meditasiyo, wirengagize ibibi byose byabaye mu buzima bwawe, ubyakire wumve yuko nyine nta kindi cyabihindukaho. Noneho umenye yuko mu gihe wowe uzaba wifitemo ibyishimo n'amahoro, cyane cyane kuba ushobora kuzagira ibyishimo n'amahoro mu gihe ufite umutima ukeye, nyine umeze neza muri wowe, udakora ibikorwa bibi, nibwo uzaba ufite umutima ukeye muri wowe. Noneho niyo haje ikintu gishobora kukubuza amahoro, tuvuge wenda uhuye n'umuntu wakubwiye nabi, kuko we wifite ibyishimo kandi wasezeranye n'umutima wawe yuko utazigera utakaza amahoro n'ibyishimo byawe, ukomeza uri wa muntu wishimye unezerewe. Ni ukuvuga ngo icyo ni ikintu cya kabiri. Noneho ikintu cya gatatu uba ugomba kwibuka buri munsi, ni ukuvuga ngo kuba inyangamugayo ni ubuntu, cyangwa se kuba imfura. Tuvuga ngo wenda imfura y'u Rwanda, kuba umuntu mwiza, kuba umuntu wubaha abandi, kuba umuntu w'inyangamugayo, nyine wa muntu ukora ibintu biciye mu mucyo, ni ubuntu. It's for free. Nta giciro cy'amafaranga ushobora kwishyura. Oya, kuba ni wowe ubishaka gusa, ni wowe ushaka kuba inyangamugayo, ukaba imfura, ukaba uri umuntu abantu bose bemera yuko nyine utajya ugira utuntu tw'amanyanga, utajya ugira ibintu byo gusuzugura abandi. Ibyo bintu ni ubuntu. Wowe nubishaka uzaba inyangamugayo kandi uzaba imfura. Noneho ikintu cya kane ari nacyo cya nyuma uba ugomba kuzirikana muri ubu buzima, ni ukuvuga ngo uzatsindwa igihe cyonyine uzacika intege. Ni ukuvuga ngo igihe cyonyine nucika intege uzamenye ko aribwo uzatsindwa. Tuvuge wenda utangiye bizinesi, utangiye wenda kubaka inzu, utangiye kubaka kampani. Iyo kampani izafeyiringa, cyangwa se iyo kampani yawe izajya dawuni igihe cyonyine uzacika intege. Ariko nukomeza ukagenda ugahura na challenges, ukagenda uhura n'inzitane, ugahura n'ibibazo, ugahura n'abantu bashaka kukunyanganya, ugahura n'abantu bashaka kukwiba, nicyo gihe cyonyine uzatsindwa muri urwo rugendo cyangwa se muri izo ntego z'ubuzima. Cyangwa se wenda tuvuge wenda wafashe umwanzuro w'ikintu ugomba gukora, cyangwa se wafashe umwanzuro w'ikintu kibi ugomba kureka mu buzima bwawe, cyangwa ikintu cyiza ugomba gukora mu buzima bwawe, ukabikora bikanga, n'ejo bikanga. Igihe cyonyine icyo kintu kizafeyiringa, cyangwa igihe cyonyine uzatsindwa ni igihe uzacika intege,
ukavuga ngo ndabiretse nta kundi byakagenze, icyo nicyo gihe cyonyine uzacika intege. N'ibyo bintu bine ngira ngo ujye wibuka mu buzima bwawe bwa buri munsi kuri no YouTube channel yanyu y'abanyabwenge. Reka nze wenda bisubiremo nihuta. Ikintu cya mbere, ahahise ntihahinduka, ibyo ngibyo ugomba kuba ubizi. Rero ikintu cya kabiri, ibyishimo n'umunezero biri imbere muri wowe. Rero gatatu cyangwa se ku mwanya wa gatatu ni ukuvuga ngo kuba inyangamugayo ni ubuntu, cyangwa se kuba imfura ni ubuntu, kuba umuntu mwiza ni ubuntu, nta giciro runaka cy'amafaranga ugomba kwishyura. Noneho ikintu cya kane ari nacyo cya nyuma, uzatsindwa gusa mu buzima cyangwa kuri buri kintu cyose uzagerageza gukora, igihe cyonyine uzacika intege. Wibuke gukora subscribe kugira ngo dukomeze tubane umunsi ku wundi. Ciao ciao.